shoboye kose nzagushira hejuru ndirimba izina ryawe vuga ineza yawe. Aha, ndagize kutubwira amazina yawe, tubwire Naomi ni muntu ki? Nitwa Naomi Umwe, nkaba ndirimba muri True Promises. Akenshi mba hano mu Rwanda ariko sinkunda kuba cyane, nigira i Bugande. Naomi, ni ryari wamenye ko ushobora gufata microphone ukaririmba bikemera? Ntabwo sinibuka igihe cyo neza, ariko natangiye nkorera mu rusengero bisanzwe kugeza ngiye muri True Promises, n'ubu ndacyayifata. Niyo uririmbye imbere ukabona abantu barafashijwe, abantu benshi ukabona bakozweho, batandukanye baka appreciatinga uburyo uririmba, ubyakira ute? Bivuze iki kuri wowe? Icyo bivuze cyane nuko kuri njye mba numva ahari Imana ikimpaye amahirwe yo kwihimbaza, yo kwiramya, bikaba ngombwa ko nshobora gushima Imana mu mutima wanjye bitewe n'ibyo Imana iba yakoze ku bw'abantu baba bahawe umugisha. Naomi, nihe ndirimbo waba wararirimbye ikagukoraho nawe ubwawe, cyangwa se n'abantu benshi bakakubwira ko iyo ndirimbo waririmbye neza? Okay, ntabwo nkunda kumva cyane feedback z'abantu kubera ko nzi ko byose tubishobozwa na Yesu, ariko cyane mfashe umwanya mwiza wo kuvuga imirimo. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane kandi igiye nyubaka. Uraza kwitirimbiraho gatoya? Nta kibazo. Mfashe umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'Umwami wacu Yesu yakoreye igorogota, yakoreye umurimo mwiza wo kudushingura, none turabana. Irakomeza hanyuma Naomi, ikibazo cy'amatsiko, Naomi mu buzima busanzwe akora iki? Naomi nyuma y'umuziki, nyuma yo kuririmba, nyuma yo kukubona muri True Promises, Naomi aba ari busy mu kahe kazi? Okay, akazi njye ndi umunyeshuri usanzwe, niga kaminuza, narindi mu mwaka wa nyuma, nigira i Bugande. Wiga irihe shami? Niga hotel management. Hanyuma Naomi, ikibazo cy'amatsiko, Naomi akunda iki? Naomi yanga iki? Naomi niyo concert yawe yaragiyemo akavuga ati ngiyi yari très bien? Njye nkunda kuba mu bantu benshi, biranezeza cyane kubera ko nkunda kwishima, guseka, niyo mpamvu nkunda kuba mu bantu benshi. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, nkunda gusenga, nkunda kuramya, nkunda guhimbaza. Icyo ni ikindi kintu nacyo numva nkunda. Mbere yuko dusoza, buri gutekereza ku ndirimbo ugiye kuza kuburirimba, hanyuma uze no kutubwira nimba koko hari igihe kizagera ugakora career solo, ufite inzozi zo kuzakora indirimbo zawe bwite udakoraye mu itsinda. Ariko nibutse abadukurikiye ko mwakomeza gukanda hasi kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Reka Naomi araza kutubwira ese afite inzozi zo kuzakora nk'indirimbo ze bwite, hanyuma atubwira nk'indirimbo yanditse, then aturirimbireho gatoya cyane agana ku musozo. Microphone reka nisigiye Naomi. Murakoze. Inzozi mfite gukomeza kwiga ibijyanye n'umuziki kubera ko ndawukunda. Nibishobokera nzabikora kandi ndabizi Imana izadushoboza. Ikindi, hari indirimbo nanditse ariko nazandikiye cyane ama groupe, ama ministeri, amakorali yo mu itorero, bizanshimisha cyane nizigera kure. Hari indirimbo imwe nanditse iravuga ngo hold my hand Jesus, hold my hand Jesus, hold my hand, I wanna follow the right way. I need your grace, Jesus. I need your grace, Jesus. I need your grace. I wanna follow the right way. Murakoze. Ni indirimbo nanditse, muzo nanditse, niyo ngiyo nabasha kuririmba kandi n'ibyishimo byinshi cyane, ubutumwa bugiye bwamamara. Murakoze.